abantu bashinzwe amarondo bigize ibimana muri uru Rwanda. Inshuti bakunze b'imbarutso ya demokarasi, reka nongere kubifuriza kugira ibihe byiza. Reka mbaye ikaze hano ku mbarutso ya demokarasi. Nkuko mubizi, tuganira n'abasesenguzi batandukanye, tuganira ku ngingo zitandukanye. Reka tubaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali ni mu Rwanda muri rusange, n'abari hanze y'imbibi z'u Rwanda, cyane cyane mu bihugu duturanye duhana imbibi nabyo. Rero na diaspora namwe tubahaye yambu turabasuhuje, mukomeze mugubwe neza ibyo murimo murakora. Mu kiganiro twagiranye na Mme Victoire Ingabire Umuhoza, ubwo twibazaga imikorere y'ubuyobozi bw'ibanze mu Rwanda, hari byinshi yabivuzeho, aho yavuze ku iterabwoba ryashyizwe mu baturage babuzwa kuvuga ibintu runaka ndetse ntibanahabwe ijambo mu bibakorerwa. Akaba yarasabye abaturage kubaha ubuyobozi ariko bakarekeraho kubutinya, nk'uko bijya bigaragara ko hari bamwe mu bayobozi bagikubita abaturage, bamwe bikanabaviramo impfu cyangwa se gupfa by'amarabira. Muri iki kiganiro yanasabye urubyiruko kujya rubanza gushyira mu nyurabwenge kuri bimwe mu byo babwirwa gukora n'ubuyobozi, kuko ngo gukurikira ibintu buhumyi nk'ibyo ngibyo nibyo byagejeje u Rwanda kuri jenoside mu 1994. Ndetse akaba yaranavuze ku bayobozi batandukira bakanahohotera abaturage maze bagakingirwa ikibaba na leta. Aha yanavuze ko hari abayobozi bamara gutorwa bagahita bibagirwa icyo batorewe ndetse n'inshingano zabo bafite bakazibagirwa, harimo no kwibagirwa ko nabo bwabo ari abaturage. Ni mu kiganiro twagiranye na Mme Victoire Ingabire Umuhoza kivuga ku buyobozi bw'ibanze mu miyoborere myiza no gufasha abaturage gutera imbere. Urakoze. Uti ubuyobozi bw'ibanze mu miyoborere myiza no gufasha abaturage gutera imbere. Nkunze kubivuga, icya mbere cyo abayobozi nabo ni abaturage. Donc twese turi abaturage b'igihugu. None abaturage b'igihugu tukitoramo bamwe badufasha kugira ngo nkuko mu muryango mugara abantu bagomba kugiramo abajya imbere kugira ngo ibintu bigende neza, bareba ko ibintu biri ku murongo n'iki byose. Abayobozi rero ni bamwe muri twebwe ubundi, ariko dufata tukavuga tutumwebwe tubaha inshingano zo kutuyobora. Ikibazo dufite iyo tumaze kubaha izo nshingano zo kutuyobora, baribagirwa ko natwe twazibahaye. Ubundi umuyobozi yagombye kumva ko uri umukozi wawo uyobora. Ntabwo uyobora ugomba kumukandagira kuko uri umukozi we. Uri umukozi we ugomba kumwubaha cyane kuko niwe utumye urahuri adahari, ntabwo wajya aho ngaho uri. Rero ikibazo dufite, uravuze uti mu nzego z'ibanze, abayobozi b'inzego z'ibanze bafite ikibazo gikomeye. Wenda harimo abatabikora, ariko usanga benshi dufite abayobozi mu mvugo zabo bavuga ngo abo bayobora babita ababeshyi, baravuga ngo bafite imyumvire iciriritse, baravuga nuko umuntu atuvuyemo muri twebwe tumuhaye ubuyobozi, ahise ajya hariya hejuru, arakuze, ahise avuga ati mwebwe muraciriritse, imyumvire yanyu iri hasi, ugasanga nyine atangiye kugenda adukandagiraho. Usanga ari abayobozi, sinibuka mu minsi yashize byo mu karere k'amajyepfo, umuntu wambwiye ati twebwe iwacu dufite umuyobozi atubwira ko agomba kugendana inkoni, ko agomba kutuyoboresha inkoni. Umuturage ndibuka tukina batavuga ngo n'inka ntizigikubitwa. Umuyobozi uyu munsi muri 2021 wumva ngo ko agomba kuyoboza umuturage inkoni, uwo muyobozi niwe nabwira ko afite imiyoborere iciriritse, nako afite imyumvire iciriritse. Hari umuyobozi usanga uyu munsi atinyuka kujya kurandura imyaka y'abaturage. Ntabwo nshobora kumva, turacyafite abaturage benshi bakennye. U Rwanda rubarwa mu 2025 bikennye. Dufite umubare w'abaturage benshi batunzwe n'umwuga w'ubuhinzi, hejuru ya 80% batunzwe n'umwuga w'ubuhinzi. Umuyobozi azi ko abo baturage be ari cyo kintu kibabesheje. Wazi ko umuntu yahinze ibishyimbo bya hariya kubera ko aricyo bizamutunga, nta handi akura. Hamwe ugasanga umuyobozi aratinyutse, afasha abantu mwebwe burusore b'urubyiruko. Ni byiza ko mwashyizeho televiziyo, urubyiruko rukanguke, nturwemere gukora ibi. Turibuka ko no mu myaka yashize urubyiruko rwakoreshejwe bibi muri jenoside yakorewe abatutsi. Nta urubyiruko ntirwagombye kwemera ko umuyobozi njya kurukoresha ibintu bibi. Umuyobozi akabafata akababwira ati mugende mujye kurandura imyaka y'uriya muturage, ntabwo dushaka ko ahinga. Ntabwo byumvikana uburyo umuturage aritwaza akavuga ngo yahinze, ngo twara mu bujanga kumva, ariko ibyo bintu ntabwo ari byo. Dufite umuyobozi mu isibo, dufite umudugudu, dufite iki. Abo bantu umuntu arahinga
agatera akageza igihe ibishyimbo bijya kuzana uruyange, uwo muyobozi ari hehe? Abo bayobozi bari hehe? Areba iki? Hama barangiza bakajya kurandura imyaka. Urumva ni uburyo bwo guhombesha ubuturage. Ngenda bivuga ko harimo n'ubukunguzi, kukundi kirazira kurandura imyaka y'umuntu. Ikintu uba ugiye gukora cyihutirwa cyatuma bya bishyimbo byari bigiye kwera utabireka ngo byere ukajya kubiranduza ni igiki? Donc urumva huti hari n'iki iruta ko umuturage ushinzwe agomba kubona ikimutunga. Wowe ugatamo kuvuga uti ndagiye ndabiranduye mbikuye mu nzira. Ni ikibazo gikomeye. Ikindi hari ibintu tumaze ibisi kumva abaturage bari hirya no hino basenyerwa amazu. Umuturage, umuyobozi ugenda agasenya inzu, akaza akagusenyeraho inzu, akagusigaho akagenda, kandi ngo aragushinzwe, abashinzwe ubuzima, imibereho yawe myiza, akaza akagusenyeraho inzu, yarangiza akigendera akarikira. Hari ubwo umuyobozi azakubwira ngo akumara iki? Umuturage azumva se ko uwo muyobozi amumara iki? Urumva rero ingero ni nyinshi zigaragaza ko dufite ikibazo cy'imiyoborere mibi mu nzego zo hasi. Ariko iyo mvuze izo mu nzego zo hasi, ese ibyo bintu hejuru ntabwo bigerayo? Bo babikora iki? Bo babikora iki? Ukunze kumva abaturage bakunze kuvuga ngo ibingibi rwose ntabwo abayobozi bacu babizi, ntabwo babibonye, yiba bari babibonye bagombye kuba barabikemuye. Ubu se ko mbimenya niyicare hano iwanjye, abo bayobozi nkaba nzi ko bagomba kumenya amakuru yose y'ibibera mu gihugu, ese koko ntabwo babizi? Ese bo babikoraho iki? Donc ntekereza nk'urubyiruko ni igihe cyo gutangira gutekereza uti ese u Rwanda dukeneye imiyoborere ihuru, umunyarwanda wese ubwisanzure kugira ijambo. Bivuze mu kanya uvuga uti mufite ishyaka rya Darufa, nibyo Darufa tujya kwishyiraho. Abona naje muri 2010 ndi muri indi shyaka, ariko ko iyo myaka namaze mu Rwanda yagiye impumura, ukabona neza ibibazo bihari nibiye. Ibibazo bihari nyabyo nuko umuturage agomba kugira ijambo mu bimukorerwa. Umuturage agomba kubisanganiro rya byose akagira ijambo mu bimukorerwa, ku buryo noneho niba umuyobozi avuze ati turarandura imyaka hano hakwiriye guterwa ibi nibi, ukabanza ukaganira n'umuturage. Ntugende ngo ubwire uhanyure, ni imodoka warahanyura buri munsi, barahingura bibona, barabibura bibona, barabagarura bibona, igihe cyo gusoro cyajya kugera ukaza ukabirandura. Umuturage nagira ijambo mu bikorwa. Ntabwo dushobora kugira iterambere rirambye umuturage adafite ijambo mu bimukorerwa, kuko n'iryo terambere rigomba kubaho kubera ko umuturage habaye ibiganiro hagati y'umuturage n'ubuyobozi. Nge hari ikintu ntumva, dufite itegeko nshinga mu ngingo yaryo ya 10 ikunze igizwe n'amahame iremezo mu by'ukuri ubuyobozi dufite uyu munsi bushingiyeho. Habamo rero ikintu bakunda kuvuga cy'ibiganiro, n'ikintu nanjye nkunda. Ibiganiro burya bikemura byose. Ntabwo numva impamvu abayobozi bo mu nzego z'ibanze bumva batagomba kugirana ibiganiro nabo bashinzwe kuyobora. Bajya bavuga ngo hari ya nama bagera kuri wa kabiri ahari henshi, usibye wenda ku corona yatumye mu midugudu hari izo nama bagira. Kuki muri izo nama abayobozi bataganira nabo abaturage mu bibazo byabo? Ariko ndaho ndavuga ubuyobozi, ariko ndagira ngo aricyo no ku baturage. Abaturage bacu iyo muganira kubwira ngo batubibye mu ubwoba, twifitiye ubwoba, batamena agahanga, batagera gute, ndagira ngo buri abaturage tugomba kubaha ubuyobozi, ariko ntabwo tugomba kubutinya. Abantu bagomba kubitandukanya. N'abayobozi nabo ntekereza ko icyo kintu bakunda kugitandukanya. Iyo umuturage atinyutse akavuga ikibazo, twafata kwa nk'umwanzi, akavuga ngo uri umwanzi, wowe uri intera hamwe. Donc bya bintu bisa no kumu intimidation, donc kumutera ubwoba. Noneho umuturage nawe bigatuma atinya. Noneho umuturage, iyo umuyobozi umuturage mubwira nka gutyo ngo yumva ko amwubahutse. Ariko abayobozi b'igihugu cyacu bagomba kumva gutega amatwi abo bayobora. Nabivuze ni abakozi bacu, nibijye kudutega amatwi. Noneho nawe umuturage ariko atinyuka avuge, mwubahe, uri wirinde kumutuka, wirinde kumusebya, uvuga ikibazo gihari. Ariko ikibazo niba gihari witinya kukivuga, kuko nta wundi uzakikuvugira. Njye mbwira abantu, none se nutinya kuvuga ikibazo cyawe uratekereza ko uzakikuvugira? Wa muyobozi se utari mubwira ikibazo cyawe, uratekereza ko wagiwe akaryama agasinzira? Madame, arango hari ikintu uvuze, hari abantu batamenya gutandukanya kubaha no gutinya. Aho usanga bamwe mu baturage batinya abayobozi aho kububaha. N'icyo wabwira abaturage kuri iyo ngingo yo kubaha umuyobozi aho kumutinya? Urakoze. Ibyo namaze kuvuga mu kanya, kubaha no gutinya ni ibintu bibiri bitandukanye. Kubaha umuyobozi ni ukumenya ko n'umuyobozi wawe, ukamwubaha, ntumutuke, n'icyo umubaza ko kimubaza mu bupfura, ntumutereho amahane, ariko ugatinyuka
ukamubwira ikibazo cyawe. Niba umuyobozi akubwiye ati abahamagana akababwira mwebwe rubyiruko mugende mujye kurandura imyaka, mubwire muti umuyobozi kirazira n'ubukunguzi kurandura imyaka y'umuturage mugenzi wacu. Niba bashatse ati mwebwe rubyiruko nzi ko murimo mushoma ariko turabaha amapiki n'amasuka mujye guhinga ziranzu za kanaka muzimenagura muzishyire hanze, mumubwire uti kirazira kikaziririza uriya muturage yashyizemo imbaraga ze. Ese mbere yo kutubwira ngo tujye kumusenyera wamuhaye ingurane ze? Niba koko ushaka ko tumusenyera kubera ko hari ikindi kigomba kuhara, ese uwo muturage bunye ingurane ze? Ni ukuvuga nubwo bwuzuzanye bw'abaturage bwabo bayoborwa bagomba no gufasha abayobozi kubaha amategeko. Ni ukuvuga rero ko abaturage bagomba kudakomeza gutinya abayobozi ngo noneho n'abandi bakoreshwa mwene ibyo bikorwa bakabyanga, kuko niho ikibi cyaturutse. Ibi cyaturutse yuko abayoborwa batinya abayobozi kugeza ubwo bababwira no gukora ikibi bakemera bakajya kugikora. Uwo muco rero abanyarwanda tugomba kuwucikaho. Abayobozi bano twita bo mu nzego z'ibanze ubona hari inyungu abaturage babatezeho, cyangwa abo bayobozi ahubwo ubwabo bo bakora ibiri mu nyungu zabo? Usanga kenshi umuyobozi nk'iyo uganire nabo, ushobora kuganira nabo, barakubwira bati ibintu byaturutse bukuru, aho kugira ngo haranire gushimisha umuturage abereyeho arimo arahanira gushimisha wa wundi wamushyizeho. Ni ikibazo dufite, ni ikibazo dufite muri iki gihugu cyacu, kuko umuyobozi yagombye kuba aho mu nzego hanze yagombye kuvuga ati niba mpawe kuyobora umurenge wa Remera nshinzwe guteza imbere abaturage ba Remera, ngomba kureba harabura ikibura nkagenda nkagisaba abayobozi b'ejo nkabwira abaturage ba Remera bakeneye ibi. Muri Remera hakunze kubura amazi, muri Remera abaturage baho bakene, noneho ukaberaho ukabijisho ryawo muturage hejuru ibukuru. Naho waravuga ngo byaturutse ibukuru agakora ibintu ahubwo akandagira umuturage, agahita avuga ati bavuze ngo dukora ibi, ugasanga zikora gutya, bavuze ngo hano ngo hagomba gusa neza, ntabanje kubwira babandi bibukuru ati nubwo mushaka ko atera pasiparumu, ariko mbere ko atera pasiparumu mwe muretse abaturage bacu bahinzemo imyaka, babanze basoremo imyaka yacu yabo hama bone guteramo pasiparumu. Ubundi umuyobozi w'ibanze nicyo yagombye kumarira umuturage, yagombye kubwira ya nkuru iturutse ibukuru akavuga ati nyamuneka bukuru, usibye ko ibukuru baravuganye narahayebuwe ibukuru bavuga dutekereza ko ahantu gutya runaka wenda ariko hari abantu bakivuga ngo abaturage hari ahantu bagihohoterwa, ugasanga hari naho bagikubitwa. Si ibyo bintu nibyo navugaga mu kanya nabitangiriyeho. Umuntu mu minsi yashize ntabwo nibuka akarere nakibagera ko ibyo nibuka nuko mu majyepfo umuntu twaganiraga mu majyepfo ambwira ati twebwe mu murenge wacu rwose atuye umuyobozi abafite inkoni agenda akubita abantu, murahura akagukubita ngo dore uko gisa muragira gute, ati yatumenyereje inkoni. Nabwo bishoboka bite ko mwemera nyine kuyobozwa inkoni? Ntabwo ibyo bintu bikwiriye. Nta muyobozi ufite uburenganzira bwo kwita umuturage. Niyo umuturage yakoze ikosa hari amategeko ahari agena uburyo umuturage, hari ibihano umuturage akora bishobora gutuma afungwa, hari ibihano bishobora gutuma acibwa amande, ariko nta ikiboko cyaraciwe kera cyane, ntegeza ko cyaciwe n'umwami Rudahigwa. Ari mpamvu bashyizwe hari mu ntwari. Donc hari ibintu abayobozi uyu munsi batagomba no kongera kurota ko umuturage agomba kwibuzwa inkoni. Ibyo ni ibintu bigomba guhagarara. Nkamwe urubyiruko ndizera ko ibyo bintu mugomba kubirwanya, ataraguruka mujye kurwanya n'abayobozi, ariko kumugurita kirazira. Yaje gukutuka mugurita kirazira, ntabwo nta nkoni nta gukubitwa ntabwo. Aho ngaho ikibazo usanga gihari ni uko abenshi bavuga bati nuramuka uvuze kino kintu nk'ubu nkatwe nk'imbarutso ya demokarasi, hari abantu batangiye kutwegera bakatubwira bati ibyo bintu muvuga mwabahungu mwe ubwo ni muri kwikoraho, kandi nyamara ni ibintu tugomba kuvuga ku buryo ubuze ubwenge cyangwa ushyira mu nyurabwenge ashobora kubyumva. Ibyo ngibyo hari ngira ngo ngira n'ikintu mbabwira, ni byiza nyine nabashimye ndavuga nk'urubyiruko kuba mwarafashe intambwe kuvuga muti dukangurira urundi rubyiruko demokarasi, dukangurira urubyiruko kumva ko rugomba kugira uruhare mu bibakorerwa, batagomba kuba indorerezi. Ibyo bintu by'iterabwoba, hari abantu bakunze gushyiraho abantu iterabwoba ngo nuvuga barakwica, nuvuga baragufunga. Ndagira ngo abanyarwanda duhagarike iryo terabwoba dushyira mu bandi. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga igitekerezo cye, gipfa kuba kitabangamira uburenganzira bwa mugenzi wawe, gipfa kuba kidashobora gutera umutekano mu gihugu, umutekano muke mu gihugu, gipfa kuba kitazana amacakubiri mu baturage, gipfa kuba kitarimo ingengabitekerezo ya jenoside, ariko n'ubutanga igitekerezo cyubaka. Ukavuga uti ibintu byo kurandura imyaka kirazira, gifite n'ingero zifatika. Niba hari ibintu barimo babakorera mwitinya kubivuga. Merutse kubona hariya mu Gashyekero abaturage bavuga bati rwose hano twahise muri moruge, abantu barakubitwa, abantu bagira gute. Urabona umuntu ngo ushinzwe umutekano, abantu bashinzwe amarondo, abantu bashinzwe amarondo bigize ibimana muri uru Rwanda, barakubita abantu baragira gute, ngo ni irondo ry'umwuga rishinzwe kumugoza, harimo kumugoza umuturage, harimo kumukubita kugeza ubwo umwica.
hanyuma bakagufata bakagukingira ikibaba amezi make bakaguhisha nk'ahantu abantu bakagira ngo barafunzwe bajya kubona wagarutse ubire no mu kazi. Ibyo byose ni ibintu bigomba gucika kandi bihereye mu nzego z'ibanze zo hasi, kuko izo nzego z'ibanze zo hasi nizo ntangiriro mu by'ukuri y'umusingi wo kubaka ubutegetsi bugendera ku mategeko, yo kubaka ubutegetsi ushobora gufasha umuturage kugera ku iterambere.